Reka twongere tubasuhuze kandi tunabaha ikaze bakunzi ba buryo YouTube channel. Aho muherereye hirya no hino mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi, turabizi muri ab'ingenzi. Reka twongere dushimire uwo wakoze subscribe, waradushyigikiye cyane. Nawe utarakora subscribe, nyamuneka ukore subscribe kugira ngo urusheho gutera ingabo mu bitugu uburyo TV. Guys, uyu munsi tugarutse kuri mining ya Bitcoin Satoshi. Ahangaha turi ni muri MetaMask. Mwese abakoze mining ya Bitcoin Satoshi cyangwa se ukoresha wallet ya MetaMask wese ahangaha arahazi, iyi dashboard arayizi. Nta kindi tugiye kuvugaho, tugiye kuvuga kuri ya 75% yacu yasigaye cyangwa se yabitswe na Core DAO. Hari abantu batamenye uko umuntu aclaiminga ibice byaje kuri ya 75 yabikiwe cyangwa se amakowa yabikiwe, uburyo arajya claiminga kugira ngo aze hano kuri balance. Murabona ko mfiteho 0.43 kowa, nibyo mfiteho uyu munsi wa none cyangwa se uyu mwanya. Icyo ngiye gukora, ngiye guclaiminga kowa zanjye zaje kuri ya 75 nabikiwe. Uko tugiye kubikora nawe abari kugenda ubikora. Hari abantu batazi niba nizi kowa zabagezeho, hari nuzi ko zaje ariko yayobewe uburyo aziclaiminga. Nta kindi tugiye kukwereka muri iyi video, ni ukukwereka uko uclaiminga izi coin. Nk'ibisanzwe uraza muri browser, urakora hano handitse browser. Hakimara gufunguka muri browser uhasanga ibyo waruheruka gukora, amalink waruheruka gukoresha, niba ari Core DAO, niba ari stake, icyo waruheruka gukorera muri browser yawe nicyo urahita usanga. Mariko kubera ko twebwe dushaka guclaiminga amacoin yacu twahawe ya 75% ya buri kwezi, batubwiye ko barajya baduha buri kwezi, nibyo tugiye gukora, nibyo tugiye guclaiminga. Urahita uza hano kuri home. Guys, uko ngiye kubikora nawe aba ariko ugenda ubikora kugira ngo uclaiminge kowa zawe. Uraza hano kuri home, ngira ngo twese home turayizi. Hano hari akazu, niho uri bukore kugira ngo umenye uburyo uclaiminga ibyo wohererejwe na Core DAO, ibice cyangwa se kowa zawe wohererejwe kuri za 75% wabikiwe na Core DAO. Ukigera ahangaha murabona ko hano ni muri home. Icyo tugiye gukora, tugiye kwinjizamo link. Uraza hano handitse search or type URL. Aha mwese murabizi niho unyura ugiye gushyiramo link, niho uri bukore uwandikemo cyangwa se upestingemo iyi link. Ni hash _t ps utudomo tubiri uturongo tubiri tuberamye coredao.org. Iyi niyo link uri bushyiremo hariya muri search or type URL, hanyuma wandikemo iyi link. Wayandika wayipestinga, niba haraho waba uyikopiye niyo uri bushyiremo, hanyuma ukore enter kuri phone yawe. Guys, ukimara gukora enter urahita ugera kuri dashboard imeze itya. Kigera kuri dashboard urareba hariya hejuru handitse airdrop. Murabizi uko twaclaiminze kowa za mbere, nanone niko tugiye kubigenza. Urakora hariya handitse airdrop, hanyuma utegereze hafunguke. Guys, uko turi kubikora nawe nizere ko ariko uri kugenda ubikora, wowe utamenye uburyo baclaiminga buri kwezi, uburyo urajya uclaiminga coin zawe wahawe na Core DAO, uburyo urajya uclaiminga kowa zawe wabikiwe na Core DAO. Urakora hariya hejuru handitse airdrop. Ukimara kugera kuri dashboard imeze gutya, kanongere nsabe uwo utarakora subscribe ku buryo TV ko wakora subscribe, like, share na comment kugira ngo nundi wese utamenye uburyo ba claiming izi coin abashe
kugeraho cyangwa se abashe gukureminga coins. Ukigera aha biraterwa n'igihugu urimo. Hano nge ndi mu Rwanda, niba uri Burundi urasanga ari Burundi wemejemo, niba uri Uganda, niba uri Kenya, igihugu wemejemo nicyo uri busange hano. Murabona ko ngewe mfitemo Rwanda. Icyo ndi bukore, ndaza hano handitse confirm, nkore confirm, hanyuma hafunguke dashboard imeze itya. Guys, murabona ko hano ubushize twari dufitemo metamask only, hanyuma uyu munsi hajemo na OKX wallet. Iyi ni exchange, murabizi abagura Core abenshi bagurira kuri OKX. Hanyuma wowe cyuri bukore uraza uhitemo metamask, kubera ko niyo turiho, niyo tugiye gukoresha. Urakora hano kuri metamask, bahita baguha connect, hanyuma ukore connect. Ukimara gukora connect, murabona ko ngewe Core DAO imbikiye Core 5.05, hanyuma bari kunyereka ibyo ngomba guclaiminga. Murabona ko bampaye 0.22 5.228. Mwabonye ko nizo Core bari kumpa cyangwa se nizo bampaye ku kwezi. Ndaza nkore claim, ndakora hano hasi handitse claim. Murabona hari finished hakaba na claim. Ngiye ndakora claim kugira ngo claiminge ibi bice bampaye. Uko turi kubikora nawe niba ari kubikoze, uragira aha ngaha usanga Core baguhaye zihari, nta kindi uri bukore, urahita ukora claim. Murabona ko nkoze claim. Nimara gukora claim, ndategereza. Nimara gukora claim, ndategereza. Aha ngaha barahita bakwereka ibice bari bugukate, barahita bakwereka ko bari bugukate. Hanyuma za gaz fee barazikwereka. Icyo uri bukore wowe urasoma ibyo hejuru bakweretse, ibice bagukata, ibyo uri bubone balance yawe ikiriho. Hanyuma wowe urahita umanuka hano hasi handitse confirm, nanone ukore confirm. Guys, uko twabikoze nawe abari kugenda ubikora kugira ngo uclaiminge Core zawe wowe wabashije kutamenya uburyo bikorwa. Ukimara gukora confirm, uragaruka hano hasi handitse wallet, garuke muri wallet yawe, hanyuma usange kuri balance yawe nari mfiteho Core 0.44. Murabona ko claiminze 0.22 bise biba 0.66. Core zanjye tayari zangezeho. Nawe nizere ko Core zawe umaze kuzibikaho. Aha ngaha noneho ushobora gusubira muri browse kugira ngo urebe ikindi gihe uzaclaiminga Core yawe, urebe itariki baguhaye yo kuzaclaimingaho Core zawe. Urakora kuri browser, hanyuma ugere kuri dashboard again, urajya hariya hejuru handitse airdrop. Nanone urakora hariya hejuru handitse airdrop kugira ngo umenye igihe uzagarukira guclaiminga izindi Core. Urakora hariya hejuru handitse airdrop. Ukimara gukora kuri airdrop, harafunguka haze dashboard imeze itya. Murabona ko nge ndi mu Rwanda, uri Burundi wowe uri muri Uganda, uri muri Congo, aho uri hose nicyo gihugu kiri buzemo icyo wemejemo. Hanyuma uraza hano hasi ukore confirm. Uraza hano hasi handitse confirm, ukonfaminge. Hanyuma numara gukonfaminga, barahita bakwereka igihe uzagarukira guclaiminga Core yawe. Ukimara gukora confirm, murabona ko tayari aha ngaha nge baranyeretse available to claim on April. Aha ngaha nge nzagaruka guclaiminga ku itariki 10 z'ukwa 4 2023 saa 4:31. Nawe hari isaha baguhaye. Aha ngaha murabona ko bampaye ukwezi kwa 4 ku itariki 10 2023 nibwo nzongera gukora claim, nibwo izindi Core zizaba zingezeho. Nawe ubwo hari itariki baguhaye cyangwa se ni nawe wahawe, hanyuma kongera guclaiminga inzira niriya, nta yindi nzira. Nibura buryo twabikoze nawe uzabikoramo, nta yindi nzira uzongera kunyuramo. Ni gutya urajya uhora uclaiminga Core zawe buri kwezi.
uko wawohererejwe buri kwezi nuko urajya ubikora. Ciao, kora subscribe.